kenshi cyane usanga harimo abantu baba batandukanye, ariko ugasanga hari intambwe bagiye batera cyangwa se barateye imbere kubera amateka bagiye bandika. Abantu benshi ugasanga birabebe cyangwa se birabatunguye. Hari igihe usanga umuntu iyo ari igisambo cyangwa se iyo ari umucuruzi w'ibiyobyabwenge cyangwa se ari umugambanyi w'igihugu cyangwa se ari umuntu ubiba jenoside mu baturage, ibyo bintu akabizira, akabifungirwa ndetse agaca mu buzima bubi kubera bya bintu yagiye anyuramo bitandukanye. Ariko nyamara ugasanga kubera igihugu cyacu gifite abayobozi beza bigisha, cyangwa se igihugu cyacu gifite abacabitsi cyangwa se abashakashatsi, abantu bashinga inganda ndetse n'ibindi byose, ugasanga wa muntu bimwe yari arimo nyamara arahindutse, icyo bita guhinduka, abaye umuntu muzima, ashatse icyagirira igihugu akamaro ndetse n'umuryango we, cyangwa se yaba nta mugore cyangwa se abana yari afite, ugasanga arashatse, yubatse urugo, aratunganye, ndetse ugasanga ni wa muntu utabarira muri bya bindi yagenderagamo. Ugasanga ni umuntu uri kwigisha indangagaciro z'abanyarwanda, ari kwigisha abandi, ababwira ibyo yavuyemo, ababwira aho yavuye ndetse n'aho ageze ndetse n'aho ari kugana. Ni niyo mpamvu usanga akenshi abanyarwanda bacaga umugani ngo uzaba umwana ntiyingingwa, ngo uzaba umwana. Nuvuga ngo uyu mugani impamvu bacaga uyu mugani bakavuga ngo uzaba umwana ntiyingingwa, ni ukuvuga ngo umwana ntabwo umubwiriza kujya kuvoma. Umwana uzakubera umwana yibwiriza kuvoma, umwana uzaba umwana yibwiriza kujya kuzana inkwi, umwana uzaba umwana yibwiriza ikintu agomba gukora abona kiri aho ngaho kibangamiye ababyeyi cyangwa se ababyeyi bakeneye. Ntabwo uzaba umwana bivugwa ngo uramubwiriza. Burya iyo utangiye kubwiriza umwana akora iki kandi akireba, ndetse rimwe na rimwe ugasanga uyu mwana agondetse ijosi, usanga uyu mwana atarigeze yubahiriza rya zina ngo ya wa mugani ngo uzaba umwana. Ikinyamakuru rero Ogera TV, impamvu kiba kibivuze ibi ngibi, ni amateka kiba cyagiye kireba cyangwa se kibona ku bantu batandukanye bagiye bagirira igihugu akamaro cyangwa se bakagirira n'umuryango akamaro, bakavamo abana beza banogeye igihugu. Kandi burya nta mwana unakura ngo ahite yuzura ingobyi, ahubwo umwana agenda akura gake gake cyangwa se ahabwa imico n'ababyeyi be. Ntabwo tuzakomeza kubaho ngo uwibahetse ababwiriza uri imugongo, nibyo, ariko ni umugani. Ntabwo uyu mugani bawucira ibisambo cyangwa se bawucira abajura, ahubwo ni ukuvuga ngo baravuze ngo imico umubyeyi aba afite niyo umwana agomba kugira mu gihe umuhetse cyangwa se mu gihe umufite ku bibero ari konka cyangwa se uri kumugaburira amata cyangwa se ndetse n'imfashabere yindi isanzwe. Ibi ngibi nibyo rero twaboneyeho kuri uyu mukobwa wanditse amateka meza kandi mu kuvuka kwe yaravutse ababyeyi be cyangwa se imiryango itazi ko agomba kugera imusozi cyangwa se ibuntu. Uyu mukobwa yitwa Madederi ni izina yiswe aho akuriye, aho abereye umwana bita umwangavu, umaze kwiga amashuri, amaze kuyiga, ariko akomereza mu babyeyi beza cyane, bamurera neza, dore ko iyo umwana burya agira ikinyabupfura ababyeyi bose baramukunda. Nta mwana ushobora kubura umubyeyi mu gihe agira ikinyabupfura, nta mwana ubura umubyeyi mu gihe uyu mwana atiba. Uyu mwana arangwa no kubaha umubyeyi uwo ari we wese, yubaha umuto, yubaha n'umukuru. Ni ukuvuga ngo aba yubaha umukuriye, akubaha n'uri munsi ye. Ntabwo ushobora kubura umubyeyi, ntabwo ushobora kubura umubyeyi, waba uri umukobwa waba uri umusore, utamura ibiyobyabwenge, utari igisambo, utagira ingeso, utagira ingeso zihwabanye n'izo ababyeyi banga cyangwa se n'izo leta yacu ishingiraho ibona ko uri umunyarwanda ufite indangagaciro z'abanyarwanda.
Madederi rero, Madederi yiswe iri zina ubwo yaramaze kugera muri filimi cyangwa se ageze mu bakinnyi ba filimi, iri zina aryitwa na Papa Sava. Papa Sava arareba ati uyu mukobwa yitwa Madederi, nge nta rindi zina namubonera, reka tumwite Madederi. Burya mu bakinnyi ba filimi, akenshi mu bakinnyi ba filimi abahanzi nibo bantu bagira amazina atandukanye cyangwa se amazina menshi. Ugasanga umuntu yitwa amazina, ariko ayo mazina ntabwo ariyo ababyeyi bamuhimbye, ariko ayo mazina ni amazina bayita ay'abahanzi cyangwa se ay'abakinnyi ba filimi nk'uko nabibabwiye. Ni kenshi cyane rero usanga n'abandi bagira amazina y'akabyiniro, cyane cyane muri iyi migi ya Kigali, imigi itandukanye ku isi ndetse n'imigi yunganira umujyi wa Kigali. Abantu bakunze kuba ahantu mu mujyi baba bafite n'amazina ngo y'akabyiniro, bakagira n'amazina y'agasima. Ugasanga umuntu yitwa Gasengimana Innocent, ariko ku gasima yitwa Madiba, cyangwa yitwa Gakara, cyangwa se yitwa n'ayandi ngira ngo murabizi abanyarwandakazi. Aya ngaya rero Papa Sava arebye aravuga ati uyu mwana yitwa Madederi. Madederi rero ariko amazina ya se na nyina ya Madederi yitwa Dusenge Kenya. Dusenge Kenya ni umukobwa wakuze, ari umukobwa ubereye igihugu, ari umukobwa rwose ukunda igihugu ndetse n'abanyarwanda, ari umukobwa ufite ababyeyi bamukunda, nawe ukunda ababyeyi be ndetse n'imiryango ye. Madederi yakomeje kwiga rero, asoje amasura ndetse cyangwa se abona mu gihe cyo gusoza amashuri agana ibya filimi, akunda filimi ndetse filimi nayo ayigiriramo umugisha, kuko yakuze ari umushabitsi akora imirimo itandukanye, udushya ndetse n'ibindi. Madederi rero akura iri zina ryiswe na Papa Sava muri filimi bari bamaze gukina yitwa Uruhererekane. Filimi yakunzwe cyane, Uruhererekane yakunzwe cyane, ica no kuri televiziyo nyarwanda ndetse no kuri radio Rwanda. Iyi filimi yarakunzwe cyane kuko uyu mukobwa ni mwiza, amaze kuba mwiza agira igikundiro muri izi filimi. Madederi arakundwa cyane, amaze gukundwa cyane, ndetse dore ko na filimi agaragajemo ishusho ye yonyine, filimi agaragajemo ishusho ye yonyine, hakagaragaramo Madederi iri shusho rye ryonyine. Nk'uko mubona ni umukobwa mwiza ukeye, ni umukobwa ugira inama bagenzi be, ni umukobwa mbega w'icyitegererezo, ni umukobwa ubereye u Rwanda, ni umukobwa ubereye igihugu cy'u Rwanda, kuko ni umukobwa ugira imico n'isuku ndetse akaba atagira uwo abangamira. Iyi filimi rero imaze kujya hanze yakunzwe n'abantu benshi ndetse n'ubu bakiyikunze, kuko uyu mukobwa nababwiye yuko, cyangwa se tubabwira yuko ikinyamakuru Ogira TV kibabwira ko uyu mukobwa filimi agaragayemo iba ari filimi iri burebwe n'abantu benshi. Ikinyamakuru rero Ogira TV ubwo cyegeraga Madederi kimubaza ku iri zina rya Madederi, ni nawe wadusobanuriye ko iri zina rya Madederi yaryiswe na muzehe Papa Sava, ari mwita ubwo yinjiraga mu mukino wa filimi Uruhererekane. Iranakundwa cyane, tumubaza imirimo akora, atubwira ko iyi n'undi yakoraga imirimo y'ubushabitsi cyangwa se imirimo itandukanye. Madederi rero ni umukobwa mutoya cyane, ukiri mutoya cyane, ntabwo ari umukobwa ukuze cyane. Ni umukobwa uvuka muri Gasabo, yavutse ku itariki 5 Kamena, avukira Gasabo mu murenge wa Rusororo. Reka be mwiza, yavutse n'ubundi mu mujyi wa Kigali, avuka niko bajya bavuga ngo navutse amatara yaka. Umuntu uzi ubwenge cyane cyangwa se umuntu mwiza avuga yuko yavutse amatara yaka cyangwa se n'ibindi. Madederi rero yavutse ku babyeyi bombi, umugore n'umugabo bamubyara, nyina aramubyara, amaze kumubyara cyangwa se agiye kumubyara mu gihe icyo bita ko umubyeyi yafashwe n'inda, ibitaro byari biri kure, baramujyana bamugejeje kwa muganga, aribwo bakubwira ko nta mwana ukura ngo yuzure ingobyi, cyangwa se hari n'umwana ukura yarakuze nabi, atarakuriye mu muryango mubi, ataravukiye mu muryango mubi, ariko agahura n'uburwayi cyangwa se n'ibizazane. Murabizi cyane
ntabwo ibibazo bireba ngo uri umukire, ntabwo ibibazo bireba ngo uri umukene. Gusa icyo wenda umukire arusha umukene ni uko bya bibazo abasha kubyidefandamo hakiri kare, akaba yagera kwa muganga hakiri kare, akagera ku muganga akamukurikirana hakiri kare. Wenda umukene bikamugora, ariko ntawe ibibazo bitageraho by'uburwayi. Ibibazo by'uburwayi ntawe bitageraho. Madederi rero nyina bamujyana kwa muganga, bagerayo yananiwe. Madederi aravuka. Amaze kuvuka, Madederi yaravutse ntiyarira nk'uko abandi bana barira. Madederi amaze kuvuka, abahungu aho nyine abaganga bamurya akara nk'uko abahanga mu baganga babikora. Umwana ntiyarira, bamumenaho igikombe cy'amazi, umwana ntiyarira, barongera bamumenaho amazi, umwana ntiyarira, kuko nyine yari yananiwe n'umwana yananiwe. Ariko kubw'igitangaza cy'Imana, Imana irabikora, Madederi babona ararize. Abaganga barishima ndetse n'ababyeyi barishima, ariko bataje nyine bageze mu rugo mu byishimo byuko uyu mwana yavutse. Ariko umubyeyi yarakenaniwe, birumvikana ku babyeyi b'abagore mwubahwe, ababyeyi b'abamama mwubahwe, n'ukuri mwubahwe. Urumva uyu mubyeyi wa Madederi yagiye kwa muganga ababaye, byararongera ahura n'uburibwe ndetse n'agahinda. Yavuye nawe ibuntu asanga n'umwana nyine nawe batangiye kumumena amazi cyangwa se bamenye amazi, ari nyina arazanzamuka, na Madederi arazanzamuka. Ariko bageze mu rugo batumira ababyeyi bandi b'abagabo n'abagore ndetse n'abaturanyi n'imiryango n'abana. Murabizi urugo rwavutsemo umwana, urugo rwavutsemo umwana rutahwa n'abana. Abana bajya kureba akana, barakareba bagira ngo n'umubyara bahamagara ati nibarutse umwana mwiza w'umukobwa, ndagira ngo mwumve izina rye. Nyina aratekereza na se, ubwo ni ukuvuga ngo se yari yamaze gutekererezwa ibyabaye, cyangwa se ni nawe wabirebaga. Nyina ntiyabirebaga ibyabaye kuko nyina yari yamaze kuba yajya muri koma, n'umwana ntiyamenye uko byagenze. Ntiyigeze atekereza yuko uyu mwana atarize nk'uko abandi bana barira. Ibi byose ntabwo yabitekereza, babimubwiye imusozi ko no muri koma, abimenye mu imusozi. Ariko baricara, uyu mubyeyi w'umugabo aravuga ati uyu mwana wacu yitwa Dusenge. Yamwise Dusenge. Amaze kumwita Dusenge, ni ukuri ndagira ngo mbabwire neza, ikinyamakuru Ogera TV kibagezaho inkuru zitandukanye kandi zizewe. Ngewe navuze yuko ikinyamakuru nzakoraho iyi nkuru cya Ogera TV aricyo nkoreraho, cyangwa se nkorera. Nimvuga inkuru mutazi cyangwa se nkababwira ijambo ritabaho, muzagerageze mu byandike muri comment mu nkosore. Ni ukuvuga ngo izina ry'uyu mwana ryiswe uyu mwana ryitwa Dusenge, yaryiswe na se na nyina. Dusenge akurana rya zina rya se na nyina. Amaze kurikurana, ariko padiri nawe ashyiraho hirya aravuga ati yitwa Kenya. Yego, nawe ashyiraho hirya, ashyira Kenya arishyiraho avuga ati yitwa Kenya. Ni ukuri kose niko yitwa, ari padiri. Aya mazina rero ya se na nyina yitwa Dusenge, ariko mu mazina ya filimi akitwa Madederi. Ari byo nabwo yahise abona undi mubyeyi umuzamura, umugira inama, umubwira ati humura mwana wanjye, kubera ubwitonzi bwawe ukwiye gukina filimi, ukagaragara muri filimi, ukagaragara mu ishusho kubera ubwiza bwawe n'uburanga. Ariwe Papa Sava, amwita iri zina. Ababyeyi rero, ababyeyi ba Dusenge, umubyeyi we w'umugabo yitwa Rudahusha Alphonse. Kwamaze kubabwira yuko bavuka, uyu mwana w'umukobwa avuka muri Gasabo mu murenge wa Rusororo. Nyina rero yitwa yitwa Musindikazi Leonira. Niyo mazina ya Dusenge Kenya, yitwa Umusindikazi. Nongere ndibasibiriremo, yitwa Umusindikazi Leonire. Ise wa Dusenge cyangwa se wa Madederi akitwa Rudahusha Alphonse. Ntabwo byatinze rero, murumva ko uyu mwana w'umukobwa ubwiza bwe n'uburanga bwe bwatumye bumuha amazina menshi. Amaze kwitwa Dusenge Kenya, izina rya se na nyina, yiswe Madederi, izina rya gatatu rya Papa Sava. None muri filimi agenda akina,
agenda akina, bagenda bamushakira n'ubundi ayandi mazina. Izina amazina bagenda bayabona kubera ubwiza bwe ndetse n'uburanga, bamwita Ikirezi. Buriya ni amazina bagiye bamushakira. Ngira ngo aya mazina abanyarwandakazi, abanyarwanda mukurikirana ikinyamakuru Ogera TV, aya mazina ni amazina meza cyane yagiye akurikizwa uyu mwana kubera uburanga bwe, ubwitonzi bwe ndetse n'igikundiro bari bamufitiye. Ikirezi, izina Ikirezi ngira ngo ntabwo ndi bugisobanuraho cyane, ntabwo ndi bukivugaho cyane, ahubwo ngira ngo Ikirezi buri mwese muzi icyo gisobanuye. Abanyarwanda benshi kuko aya mazina turayita cyangwa se murayita, abana benshi barayafite bitewe n'icyo witiye uyu mwana Ikirezi. Ikirezi muzi icyo risobanuye. Ikinyamakuru rero Ogera TV ubwo cyakomezaga kubaza abakunzi bakurikirana filimi za Ikirezi cyangwa se Madederi cyangwa se Dusenge, batubwiye yuko bamukunda, filimi ze barebye buri wese aryama atuje. Ati kabone nubwo naba naramutse nabi cyangwa se niriwe nabi filime nkayireba, ati ndetse nifuza kuba nareba filime mu gihe mfite agahinda cyangwa se hari icyambabaje. Abo ni abakobwa babitubwiraga. Ati njyewe shobora kuba nifite stress mu mutwe, ati shobora kuba mfite ibibazo mu mutwe, ati ariko nareba filimi Madedera arimo cyangwa se Ikirezi njyewe nkumva ndatuje. Ati mpfa kuyireba nkayireba, ati ndetse sinshobora kuyireba ngo mbure gusoza kuyireba. Ariko niko n'abagore batubwiraga ndetse n'abasore bakunda kureba izi filimi, cyane cyane abasheshe akanguhe. Ubwo nabonaga harimo umumama w'umubyeyi ukuze cyane ufite mu myaka 78 gutyo 80, yambwiye aya magambo, ambwira ati uyu mwana arakunzwe pe. Ni nako yavuze, ati uyu mwana arakunzwe. Ati ni ukuvuga ngo uyu mwana filimi arimo iraturangaza. Ati ntabwo turangazwa ahubwo na filimi arimo, ntabwo turangazwa n'ibindi, turangazwa n'imiterere n'uwayikiriye n'uko yayikinnye n'uburanga bwe n'ubwitonzi bwe n'ibisubiza asubiza mu byo abajwe cyangwa se n'ibyo n'ubutumwa atanga muri filimi. Rero abantu bose mu akazi kose ukora, akazi kose ushaka gukora, nushaka gukora utarabona akazi, uzabanze wiga uko uzakira abakugana cyangwa se uko uzaganiriza abakugana, ni nabwo uzabona iterambere rirambye, cyangwa se ni nabwo uzakundwa n'abakugana. Nicyo rero Madederi abamukurikira bamukundira, bumvishe ko uyu mubyeyi yavuze yuko bamukundira gusubiza kwe neza, abantu bakanyurwa, ndetse filimi z'akazikina ubutumwa bwe bakabukurikira bakumva ubutumwa atanze ni bwiza, kandi akabutangana ikinyabupfura ndetse n'umutuzo ndetse no kubana neza nabo na societe arimo, ndetse akababereye igihugu. Kubera igihugu rero ntabwo uri mwiza kugira ngo igihugu kikurebe, ntabwo uri mwiza kugira ngo igihugu kikurebe, ahubwo igihugu kuba mwiza nuko abantu bose baba bagira icyo bagukeneraho bakakibona. Hari aho ugira ubutumwa utanga mu kwigisha abaturage izo nyigisho bakazumva, ugasanga umuturage ahindutse mwiza mu gihe yari mubi. Niba yari umwari umujya agahinduka, niba yari igisambo, inyigisho zawe zikamunyura zikamuhindura. Niko gufasha abaturage. Udakinye filimi ziganisha mu gusenya igihugu cyangwa se mu gusenya abanyarwanda cyangwa se mu gusenya indangagaciro z'abanyarwanda, ibyo ntabwo bazagukurikira. Hari ukuntu dukora ibintu cyangwa se tugakina filimi cyangwa se tukavuga amakuru cyangwa ariko ntituyavuge, ugasanga uri kubeshya. Nubeshya inkuru cyangwa se ukabeshya ikindi kintu, ntabwo iyo nkuru, ntabwo icyo kinyamakuru bazigera bongera kukireba cyangwa se iyo radio ntibazongera kuyumva. Ahubwo abanyarwanda bashimishwa nuko ubagezeho inkuru zizewe zitarimo ibinyoma, ugakina filimi zirimo inyigisho, ukaririmba indirimbo irimo inyigisho itarimo ibitutsi cyangwa se guharabika cyangwa se guharabikana. Icyo ni icyo Madederi, Dusenge, Ikirezi, Kenya bagiye bamuhimbira ayo mazina, kubera ugasanga umuntu afite amazina menshi yagiye yitwa na societe agezemo, n'ukuntu bamwitwaraho cyangwa se n'ukuntu yabitwayeho, n'ukuntu bamushimye, n'ukuntu bamukunze. Ugasanga umuntu agiye afite amazina atandukanye, abantu benshi bamwita kubera uko bamwiyumvamo.
ni nayo mpamvu rero usanga izina ry'umuntu rizamuka, ndetse ugasanga umuntu nubwo yaba yapfuye ntabwo yapfuye, ariko hapfuye izina, nako hapfuye umuntu ariko izina riracyariho kubera ibyiza yagiye abakora. Ugasanga wa muntu bamuhoza mu kanwa kubera ibyiza yagiye abagezaho.